Rubavu ni umukobwa wavuye i Kigali yerekeza i Rubavu n'amaguru. Twongeye kubasuhuza mwese mudahima gukurikira ibiganiro byacu uko bwije ndetse nuko bukeye nk'ibisanzwe tureri pro entertainment turabakunda cyane. Umunsi rongeye kubwira neza ko The Ben ndetse n'uwikeza Pamela uwikeza Pamela wahatanye muri Miss Rwanda ya 2019 ndetse akaboneka mu bakobwa 20 havuyemo uwarwaye iryo kamba rya Miss Rwanda ndetse n'umuririmbyi Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben nyuma yo kwibaruka umwana wabo ku itariki 18 Rugwe 2025 bakamwita Mugisha Paris. Bamaze guhindura amazina y'umwana wabo bamwise uwikeza Rana Ora Mugisha. Harimo izina Mugisha nk'ibisanzwe rya Mugisha n'ubundi Benjamin The Ben, hakabamo n'izina ikeza rituruka ku wikeza Pamela. Uwikeza ikeza Mugisha Benjamin Mugisha Rana Ora ikeza niyo mazina y'umwana wabo w'umukobwa wavuze ku itariki 18 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2025 uko nabivuze haruguru. Akaba bari baramwise Mugisha Paris kuko bateganyaga neza ko bashaka kuzamubyarira mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko byaje kurangira batamubyariye mu gihugu cy'Ubufaransa ahubwo bamubyarira mu gihugu cy'Ububirigi. Ari nayo mpamvu bahise bahindura ari amazina, ariko bakaba bavuga ko nubwo babyariye mu gihugu cy'Ububirigi nta kibazo babifiteho kuko bakuriye amakuru neza bamenya neza ko igihugu cy'Ububirigi ku mugabane w'Uburayi ari cyo gihugu cya mbere gifite ubuvuzi bumeze neza cyane, maze bahitamo ko bamubyarira mu gihugu cy'Ububirigi akaba ariho bamubyariye. Ubwo rero umwana wa Mugisha Benjamin The Ben n'uwikeza Pamela yitwa Ikeza Rana Ora Mugisha, niyo mazina y'umwana wabo bayahinduye, ntabwo akitwa Mugisha Paris nkuko nari nabitangaje mu makuru yabanje, ari nayo bari bashyize hanze. Akaba ari umwana avukanye ibiro 3 ndetse n'amagarama make cyane. Niko ni ibisanzwe ku mwana nkuko ngo kuvuka umwana muzima bundi cyangwa se umwana adafite ikibazo avuka afite ibiro 2 n'igice kuzamura. Ubwo rero umwana wabo yavukanye ibiro 3 ndetse n'amagarama make cyane. Rero niyo mazina y'umwana wabo. Mu gihe nkiri kuvuga gutyo, undi mukobwa bamwita Bazongere yitwa Bazongere Rosine wamamaye muri sinema nyarwanda, yarangije urugendo rw'iminsi 4 yakoze n'amaguru. Ruvuga ngo umukobwa wavuye i Kigali yerekeza i Rubavu n'amaguru. Kigali kugera Rubavu n'amaguru. Ubusanzwe kuva Kigali ugera Musanze ni amasaha 2 niba ntibeshye, ashobora no kurengaho. Wehe rero kuva ubwo no ukongera ugafata Musanze Rubavu, urumva n'urugendo rurerure. Uti byagenze gute sasa? Ku munsi wa mbere yavuye Kigali agera Nyirangarama, ari kumwe n'uwo bita ngo Cedric wamwakoreje cyane, agenda amumotiva. Kuri Nyirangarama niho yaraye. Ku munsi wa kabiri ava Nyirangarama yerekeza Musanze. Umunsi wa gatatu ava Musanze yerekeza Nyabihu, abariho arara. Umunsi wa kane ava Nyabihu yerekeza i Rubavu. Ubwo we yagendaga muri iyo nzira amanuka ibirometero 150 n'amaguru. Yagiye avuga neza ko yagiye agera mu nzira akanyuzamo akanaruhuka, agafata n'amafoto y'urwibutso. Ariko uriya mukobwa washinze itsinda ry'abantu bakunda gukora siporo, cyangwa se abantu katurebe itsinda yashinze ko ryitwa Bazongere, n'umwe mu bashinze ikipe y'abantu bakunze gukora siporo ngororamubiri zaba izo kugenda n'amaguru ndetse no guterera imisozi itandukanye, yise Working for Health Body and Mind, niko yise iryo tsinda. Ubwo rero akaba yakoze urugendo n'amaguru, aho yavuye Kigali yerekeza i Rubavu n'amaguru, abikora mu minsi 4. Mubwiye ko umunsi wa mbere yaraye kuri Nyirangarama, umunsi wa kabiri ava Nyirangarama yerekeza Musanze, umunsi wa gatatu ava Musanze yerekeza Nyabihu, umunsi wa kane ava Nyabihu yerekeza i Rubavu. Ari naho yagiye asura ikigo kirimo nka Nyundo Arts ndetse n'ahandi hantu henshi wagiye ubona ku mafoto kuko tubikesha igihe.com, ari nacyo yaganiriye nacyo. Yavuze ko ibi yabikoze ashaka kwerekana abantu ko bagomba gukora siporo ngororamubiri kugira ngo barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza. Rero Element nawe yasohoye indirimbo yise Tombe.
ndivuga Element ntago ari we gusa ahubwo n'umuhanzi Josh Vox nawe yasohoye indirimbo yise Ni wowe mugende maze mu mushyigikire. Ni indirimbo yise Ni wowe irimo ubutumwa bwiza cyane yakozwe n'uwo bita Ndati Pro audio ndetse video ikorwa na EP Medit n'abandi benshi cyane bagiye bagira ibintu bakoramo. Mugende rero maze mu mushyigikire na EP News hano ku kiganiro urayibona niyo comment ya mbere bamwita Josh Vox indirimbo yise Ni wowe mugende maze mu mushyigikire. Ndabakunda cyane n'ayo makuru mukomeze mukani subscribe niba mukunda ibiganiro byacu tubagezaho kuri iyi channel ya Pro Entertainment. Turabakunda cyane. Ciao. Naho mu biganiro bitaha biri imbere.